bahekaga abana n'umugabo bakaza kunshimira nyuma y'igihe runaka akaza akambwira ati mama iyo ntumva ya magambo yawe mu by'ukuri simba nkiri mu rugo ibyo bintu urabyumva abana bacu rwose tubayeho neza turi umuryango mwiza unifashije ubayeho neza turi na romodo w'abantu benshi noneho ariko ku myaka nka 20-19 ibintu bitangira kuba bibi ntabwo nabijya mu detaye ariko gusa kimwe navuga umugabo ati ndashaka divorce cyambere naramubazaga niki habaye ntiwamfashe nzambana sinagufasha unci inyuma sinkureze ko wicishije abana inzara ntiwankubise ngo njye kurega nikorerwa divorce ndaguhiye ati sinye gushaka ndarira amarira menshi avuye mu ndiba y'umutima ndavuga hari Imana yangirira ubuntu urugo rwanjye rukongera rukabaho n'aba bayobozi bakamfasha ndarira abayobozi noneho turarirana nari mfite kayesharupu uwo mugore agafata umwe agafata uruhande rumwe n'agafata turarira kandi yaje andeba n'abambwira n'abanshinja turarira koko turangije kurira na wa mugabo wundi gitifu yananiwe kuvuga bose basaraye ndangije bati nta kindi turenzaho wa mugabo we umugore imbabazi nongeye kubasuhuza cyane kandi nongeye kubifuriza ibihe byiza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose hatandukanye baha n'ikaze rero mu kiganiro cyacu nk'uko bisanzwe ntabwo tuba turi twenyine bandi kumwe n'umutumirwa umuntu turi kumwe mu munsi ni umumama reka muhe ikaze ibindi araza kuza kubitwibwirira mama ngo wahe ikaze kuri Rose TV show. urakoze wazi urasa neza cyane urakoze cyane cyane pe ariko nanjye sinagera ntabikubwira urasa neza nawe murakoze cyane amakuru ni meza mbere yuko twinjira mu kiganiro n'ukuri bwibwira abantu bagiye kudukurikira mama n'umuvugabutumwa ndagira ngo tutangirane n'isengesho. Yego reka twubahe Imana dusenge. Imana yacu wera wa Isirayeli ndagushima kuko ari wowe waremye isi n'ijuru n'ibirimo byose tuguhaye icyubahiro iyi saha tugushimiye neza n'ubuntu bwawe tugushimiye nyakubahwa wera wa Isirayeli ko turi hano tugiye kuvugana n'abantu benshi batandukanye abanyarwanda muri iki gihugu cy'u Rwanda n'abandi bantu bose ku isi yose turakwinginze mu mwuka wera aganze agere kuri buri umwe wese wumva iki kiganiro afashwe nacyo ahindurwe nacyo ahure n'ukuboko kwawe imbaraga zawe zikomeze kubana natwe muri byose dusabye twizeye mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Hari abantu rero basanzwe bakuzi ariko kandi hari n'abandi bakubonye ku nshuro ya mbere nabibwira. Yego. Nitwa amazina abantu bakunda kunyita Mama Queen ko mfite umwana witwa Queen niryo nkunda no gukoresha no kuri YouTube channel yanjye ariko ubundi nitwa Mutamba Jacqueline niyo mazina yanjye ndi umumama mfite abana 5 bakuru ndakujije kuko imfura yanjye ifite 25 Rastibona afite 16 Ako muri kubona ukuntu Mama Queen angana ukuntu asa ni ubuntu bw'Imana ndi umukozi w'Imana ndi umuvugabutumwa nsengera mu itorero ryitwa Worship Center Kanombe niho nkorera umurimo w'Imana no kuri YouTube channel yanjye yitwa Isanamitima habona ibiganiro byiza yego abantu mukunda ibiganiro bya Host TV show muzi no kunyarukira ku Isanamitima ndabizi yuko muri buze kuza kuryoherwa nkunda kwigisha ku muryango mwiza yego Imibanire myiza y'umuryango kubera iki reka ntangirira aho ngaho niba uhereye kubera iki Mama Queen akunda umuryango ashaka kwigisha ku muryango ngo wayitangirira mbese
ubundi igituma nkunda kwigisha ku muryango ni impano yanjye kuva kera. Ni impano Imana yampaye, ni impano Imana itanga. Nabayeho maze gushaka, nikanga buri muntu wese wubatse urugo, ugize ibibazo, ugize gutari igihe yirukira, nkasanga ndi umwizerwa mu buryo ntazi, cyangwa nk'ubu naba ndyamye iwanjye nijoro nkarota ibibazo byo mu rugo kwa Rose kandi Rose namuzi ntaramubona, bigatuma mpaguruka nkajyayo. Nagenda nashaka aho twaganira nkasanga bya bibazo niko bimeze. Ntangira kwikorera imitwaro y'umuryango, nkababazwa n'umuryango wasenyuka, nkababazwa n'umuryango ufite ibibazo. Urumva ni Imana igenda ikagushyiraho uwo mutwaro, ikagushyiraho uwo muhamagaro. Nikangaho nabaga nsengera aho nabaga nkorera umurimo w'Imana mu rusengero. Nk'umukobwa yajya gushyingirwa nkumva mfite Imana iranshyiramo ibintu byinshi byo kumwigisha fondasiyo y'urugo, kirazira, indangagaciro z'urugo. Rero nk'umukobwa nigishaga agiye gushaka, cyangwa abo nagiye nigisha mu bridal shower, bahekaga abana n'umugabo bakaza kunshimira nyuma y'igihe runaka. Akaza akambwira ati mama, iyo ntumva ya magambo yawe mu by'ukuri simba nkiri mu rugo, kuko sinari nzi ikibanze, sinari nzi icy'ingenzi, sinari nzi aho nzahera, ntabwo nari nzi aho biva n'aho bijya. Cyane buriya ko kera habagaho ba nyirasenge b'abakobwa bakabigisha indangagaciro. Ntabwo ushobora kwigisha ibintu byose umuntu agiye gushaka, ariko hari ibintu by'ingenzi mu rugo. Fondasiyo, nk'uko uvuga uti muri fondasiyo tudashyizemo isima n'amabuye, iyo nzu yazagwa, hanyuma ibindi bigakomerezaho. Rero urumva ni umuhamagaro wanjye, ku buryo n'uyu munsi bridal shower ntarimo, mbese abantu baravuga bati mama Queen niba ataje ko kuba turakora iki? Urumva rero aba ari umuhamagaro, aba ari impano, si ibintu twirata, ni ibintu tuba twaraherewe ubuntu kandi tugomba gufasha abandi. Rero ni uko nguko. Niyo mpamvu impamvu yawe irumvikana. Sinzi niba ngushubije. Uransubije kuko buri muntu wese yabonye umuntu ufite umutwaro w'umuryango uhita wibaza, ese kubera iki nyine yahuriyemo, ni iyihe mpamvu, ni iki kintu kimusunika gukora nyine uwo muhamagaro? Urumva rero wowe utangiye kera wigishinga n'urugo, uramba baranze kuza kugusubiza inyuma. Hari ubuhamya bwawe nabonye uvuga ko watandukanye n'uwo mwashakanye, mumaranye imyaka 20. Kubasha kugira imitwaro y'abandi bantu kandi wowe byakubereye, wowe bikaza kuza, reka mvuge ngo kwanga, sinzi niba byaranze ku ruhande rwawe cyangwa impamvu yatumye byanga. Ntabwo biguca intege, ntabwo bikusubiza hasi, bigusubiza inyuma, bitume wa muhamagaro wawe ushobora gukendera cyangwa gucika intege. Reka ndebe ukuntu nabigusubiza neza. Ikintu cyitwa umuhamagaro ni ikintu gikomeye, ntaho gihurira n'ibibazo unyuramo, ndetse ahubwo ibibazo unyuramo bishobora kuba bigusunikira muri uwo muhamagaro. Kangoye nk'urugero kugira ngo wenda abadukurikirana babyumve neza, ko ubundi tuba tugije abadukurikirana cyane kandi nibo tuba tugamije gufasha. Buriya iyo uri muri comfort zone, ahantu uguwe neza, utuje, nta bibazo ufite, umerewe neza, ntushobora kumenya abababaye. Iyo utaciye mu bupfubyi ntushobora kumenya akababaro k'imfubyi. Iyo utaciye mu bugumba ngo ubanze kudindira kubyara ugeze mu rushako, ntushobora kumenya umuntu udafite umwana ukuntu ababaye. Iyo utanyuze mu kurara ubusa, kuribwa n'inzara, ntushobora kumenya ushonje ukuntu ameze. Iyo utanyuze rero no mu babare bw'urushako, ntushobora kumenya urimo ahura n'ingorane mu rushako akababara afite. Rero
nashaka kugusubiza nkubwira ngo ibintu duhura nabyo cyangwa ibintu nahuye nabyo ntabwo ari ko Imana yandetse nta nubwo ari ibintu Imana yanyujijemo kugira ngo binanize wa muhamagaro ahubwo ni ibyasunikiraga kujya muri wa muhamagaro neza kuko ibintu iyo wabinyuzemo undi akaza akuririra uramwumva cyane uramwumva kurusha ko undi muntu wese yamwumva kuko uba ufite experience y'ibyo akubwira uba ufite n'uwo mutwaro ufite n'iyo passion uba ufite n'izo mbabazi kubera wowe ko wabinyuzemo uzi uburibwe bwabyo ikindi nanone nagusubiza warumbaje uti buriya kuba mu myaka 20 byawe byaranze sinzi niba byarakuvuye cyangwa aho byaturutse buriya ikintu njya nirinda Imana yamfashijeho rose ni ukujeneraliza gufata ibintu byanjye nkashaka kubigira rusange ikindi nirinda no guca imanza ngo mvuge ngo umugabo yari mubi ngo ngewe nari mwiza nishyire mu mwanya mwiza oya ako buriya iyo tugiye kugenzura n'indi nyigisho wenda ukuntu twakuze ukuntu twabayeho ibyo twaciyemo ubuzima kamere twese iyo duhuye tutarakuranye tutarariranywe tudafite amaraso amwe tutaronse ibere rimwe za kamere zirahura zikagongana zamara kugongana rero iyo hatabayeho kumenya ko tutonse ibere rimwe tutakuranye tutaziranye ngo dushyire agapira hasi duhane imbabazi nk'abantu bakundanye tubabarirane ku gato na kanini ducommunicating aho bibaye ngombwa dusabane imbabazi duce bugufi aho bibaye ngombwa ku mpande zose ibyanze bikunze murabangamirana ku buryo njyewe sinjya mvuga ngo nari mwiza umugabo yari mubi ntabwo nta muntu perfect nta muntu marayika ubaho hari ukuntu nshobora kuba naramubangamiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane ariko icyica ibyo bintu ni communication nkeya communication nkeya niba Rose nkubangamiye umbwira uti hano wambangamiye so wari uzi ko hari ukuntu muri izi sosiyete zacu nyarwanda ukuntu twakuze ibyo twanyuzemo ushaka kureba umuntu akabona umurebye nabi kandi utanamurakare kandi wowe wari uzi kureba neza ushobora kuvuga ukumva rwose nta kutagize akumva umubwiye nabi akariyakitinga karakara akababara ariko ntabikubwire iyo atabikubwiye nawe ntubimenye iyo acecetse bya bintu akabyihezamo ejo bundi iyo agiye noneho kuvuga avuga nk'igisasu gituritse yaguturikana ukavuga uti si uyu ni umugabo nashatse ni igikoko ni iki ariko nawe afite ibyagiye bimubabaza ariko ikosa yakoze nuko yabyihejejemo ikosa yakoze ni uguceceka ikosa yakoze ni ukutakubwira ngo umenye naho wakosheje wange cyangwa wemere nicyo kintu kishe inshako nicyo kintu kishe inshako muri iki gihe rero ngewe wenda kugira ngo dufashe abadukurikirana sinjya ashaka kubyinjiramo cyane ariko nabivugaho gato ko nanone tuba tugomba gufasha abantu uko byagenda kose ukeneye ubwo butumwa urumva umugabo wanjye twashakanye dukundanye pe ndagira ngo ndetse mbabwire ngo buriya nta muntu wanga undi umwanzi wacu ni Satani Imana ikunda ingo Rose Imana ikunda imiryango Imana yatangira umuryango muri Edeni umuryango ni urufatiro rw'ibintu byose bizungurukiraho imaze kuburema
iremye umugore n'umugabo Satani aba arinjiye. Iyo nkuru abantu bose barayizi, abantu benshi barayizi mu itangiriro. Tangira kubinjira ishuka umugore agongana n'umugabo nuko nabwo uyu munsi niko bikimeze. None iyo mutamenye ko Satani yabinjiranye akinjira, nibura ntimumuheze no ku muryango, akinjira akabinjirana kugira ngo azasohoke biragoye. Rero twarashakanye, dushakanye dukundanye, turi n'abakristo dusenga. Urumva umugore n'umugabo kumarana imyaka 20 ni igihango gikomeye. Njyewe numvise imyaka 20 ndavuga nti kanumva warucitse. Ubundi niko byakabaye bimeze. Biranatangaje kuko ingo nyinshi zikora pusingira umwaka 1, 2, 3, 4 nibura mu 10. Yego. Hako imyaka 20. Aho mwageze aho muserebura, aho mwageze aho musarura imbuto, aho mwageze aho mwishima. Mwatangiye gushyira ngo ni nayo roturdaje niho izirangira ngo bajya bavuga. Mwatangiye kongera gukina. Yego. Urumva? Birababaje mu by'ukuri ntabwo byumvikana kuko kapo yacu yari kapo nziza. Yego. Y'intangarugero. Pe ntabwo njya mbeshyera umugabo wanjye, ntiyigeze ankubita, ntiyigeze ndazusa, ntiyigeze ndaza inyuma y'urugo, ntiyigeze nyisha inzara. Ibyo bintu urabyumva? Yego. Bana bacu rwose tubayeho neza, turi umuryango mwiza, unifashije ubayeho neza. Turi na romodo w'abantu benshi noneho. Yego. Ariko ku myaka nka 20, 19 ibintu bitangira kuba bibi. Ntabwo nabijya mu detail, ariko gusa kimwe navuga umugabo ati ndashaka divorce. Byaje kuba ati ndashaka divorce. Ibyo mbivuze abantu barambaza bati subwo byapfuye kwikubitaho gusa. Ariko mu by'ukuri urumva n'abanyarwanda bavuga ziri kumwe ntizurakomanya amahembe. Burya umugore n'umugabo bafite utuntu twinshi mu rugo. Njya ntanga ingero nkigisha kuri korogate ukuntu abantu bapfa. Ngo umwe yayikanze nabi. Umwe yayikanze nabi ndakavuga ati se hariyo namennye cyangwa ngo imbeba yinjiye ngo umwe ngo yaciye undi. N'utwo tuntu umugore n'umugabo bajya bapfa. Abenshi abapfa ibintu bikomeye ni bake cyane, navuga ngo ni 2%. Bapfa ngo ubusambanya, bapfa ibintu by'ingutu bya bindi kurwana, bya bindi bibi bisoundinga hanze. Ariko kenshi bapfa utwo tuntu. Hakazamo kwa kudasabana imbabazi, handi kudaca bugufi, collidings za buri munsi. Urumva abantu babana buri munsi wibuke ko mutareranywe, mutakuranye, mutonsi ibere rimwe. Nabo mwakuranye rega murashwana. Ese ntimushwana? Kandi mwaronse ibere rimwe. Na mubyeyi wakonkeje nawe murashwana. Urumva? Rero nutwo tuntu nzi. Njyewe nutwo tuntu nzi. Tutabura mu ngo zose, nawe urarufite, n'abacyubatse barabizi ko tuntu turahari. Two ntago ari utuntu twakabaye dusenya urugo rumaze imyaka 20. Niyo mpamvu nkunda na Satani. Satani yaratwinjiye nk'uko yinjiye kwa Yobu. Ariko mu by'ukuri yanyuze mu mugabo. Ko njyewe atangiye kunsaba divorce. Cyambere naramubazaga niki? Habaye ntiwamfashe nzambana, sinagufasha unca inyuma, sinkureze ko wicishije abana inzara, ntiwankubise ngo njye kurega nikorerwa. Divorce ndaguhiye. Ati sinye gushaka. Ukampa impamvu. Jewe nakuze ndi umwana w'imfubyi. Ndatangira ngo apfuye ntaramenya ubwenge. Mama apfa ndi umukobwa umaze kugeza nk'imyaka 15 gutyo. Numvaga urushako. Umugabo azambera, mama akambera, data akambera byose, abana banjye bakambera ibindi. Nari wa muntu uzi kwihangana. Nari wa mukobwa wakuze ndi umukristo kuva ndi umwana. Namenye ubwenge ndi muri Anglikani, nsoma ibice bya bindi byo mu rusengero. Nakuze mfite indangagaciro na kirazira za gikristo. Nagiye kubaka niyemejeho. Ku buryo najya bamubwira nti uru rugo sinaruvamo. Nta wundi muryango ngira. Umuryango wanjye ni wowe, umuryango wanjye n'abana banjye.
nta divorce naguha pe. Muri komanteri bajya babaza batari ko umuntu akubwira ko atagushaka uko atireka bajye atireka bajye akoro. Abantu bavuga gutyo baba birengagije ibintu byinshi. Baba birengagije ko umuryango ari ikintu gikomeye. Baba birengagije ko uwo muryango ufite abana mugiye gukomeretsa, uwo muryango ufite ababyeyi nubwo mwaba muri imfubyi ariko mufite n'imiryango iri hafi mugiye gukomeretsa, mufite itorero mugiye kwica, mufite abantu mwari mubereye role models babakundaga mugiye kwica. Ibyo abantu iyo bavuga gutyo baba babyirengagije. Ni nko kubakira ibintu imyaka myinshi warangiza ukaza ugafata za mashini zisenya ukaza ukabisenya ukabikubita hasi. Ngerera atangiye kunsaba divorce, niba hari ikintu natinyaga rwose. Abanyarwanda bavuga ngo icyo umuntu atinya nicyo kimugeraho. Nicyo kintu natinyaga mu buzima. Niyo waza ukankangura ukankomanga nijoro ukambaza ngo utinya iki, tandukana nkava mu rugo rwanjye, urugo nubakiye imyaka 20, urugo naruhiye, wibaza ko waraciye mu bintu bingana iki tagira ingano. Ababizi mwabadamu mwababizi mukiri no mu ngo mugifite uwo mugisha mukigiriwe n'ubwonko, umuntu aba yaranyuze mu bintu bingana iki koko. Oya mbivuga mu bitekereze mwebwe bagifite ingo imyaka 20, nta kintu cy'urugo na kimwe kiba ari umukino. Ubundi umuntu aba agomba gushaka yiyemeje. Ntabwo tuvuga ko urugo ruteye ubwoba cyangwa ari rubi. Urugo ni umugisha pe. Ariko mu by'ukuri rurimo ibintu bisaba kwihangana, bisaba guca bugufi. Kwihangana ni nayo ntwaro ya mbere. Rero uba warihangana ibintu byinshi, ugeze igihe cyo gusarura. Imyaka 20 si igihe cyo gusenya. Rero urumva kumubwira ko ntashaka gutanga divorce byabaye intambara ikomeye. Niwe intambara mbese zatangiriye. Ku buryo byamuprovutse no gukora ibyo ntatekereza ko yakora. Kugira ngo agushotore. Kugira ngo njye kuyisabira. Kugira ngo njye mpaguruke njye kuyisabira. Kandi bidashoboka. Cyambere nari umugore w'umukristo, nari umuvugabutumwa, twari abakristo. Ntabwo nari kwemera divorce. Cyokora byamaze gukomera ndamubwira nti genda uyisabire. Genda uyisabire. Nawe akabona biramugoye. Ngo yashaka ko twemeranye tukagenda tukajya imbere y'abacamanza tugasinya ko tutemeranye. Ibyo bintu rero bigatuma ndara ntasinzire ndira amarira menshi. Ariko mu by'ukuri byaje kugeraho aravansa. Ariko nyuma y'ibintu byinshi nashaka kuvugira hano, aravansa aragenda arayaka tutangira imanza kugeza igihe nyine byabaye ngombwa. Kubera ko nari maze kunyura mu bintu byinshi, twageze mu rukiko mbona ibintu birakomeye biragoye, mbona ndavuga rero hahandi mugenda bakabicaza umunsi wa mbere, ndavuga nti mu by'ukuri niba ari cyo kintu cyamuruhura kikandura kikaruhura abana twabyaye, muyimuhe kuko ndarushye ndananiwe. Ariko niba mushyira mu gaciro mukareba ingingo ku yindi ntimuyimuhe. Abantu aho ngaho bajya bambaza muri komanteri bakambaza ngo se ngo urukiko rwatanga divorce nta ngingo zifatika yari yarazishatse. Muri icyo gihe habamo za torture, habamo ibintu byinshi. Habamo kwirukana mu cyumba, habamo kumara igihe mutabana mu cyumba, ibyo ni ingingo murengera muri make. Ariko mu by'ukuri ikintu ushaka kuvuga ntago yari we pe. Ntago yari we, ni Satani, umwanzi w'imiryango n'uyu munsi ukiyirwanya. Rero muri make nuko nguko byagenze. Umuryango urasenyuka, turatandukana. Ngira ubuhamya bwinshi roza. Na nyuma y'umuryango gusenyuka nagize accident y'urupfu rubi kuva muri 2015. Nabibonye ko kaguruka. Ego. Aka kaguru ngira ngo nibishoboka nzajya no kwivuriza hanze kugira ngo wenda gatungane kagira imbaraga kuko nta nyama zibaho n'ibintu birebire.
ariko nyine mu Rwanda abaganga bakoze ibyo bagomba gukora hamwe n'Imana yanjye yabakoreshaga. Rero ibyo icyo mbivugiye ni iki? Ndagira ngo mfashe abacyubatse uyu munsi, ndagira ngo mfashe abatakifite ayo mahirwe yo kuba bari mu miryango yabo kandi batarabigizemo uruhare, bataranabyifuje. Njyewe Imana yaramfashije muri ibyo byose. Umugabo yarashatse, afite umugore. Nyuma yaho bamaranye ngira ngo imyaka 4 niba ntibeshye. Urumva rero umuntu wanyuze muri ibyo bintu byose, yaba atari umuhamagaro nta n'icyo nakabaye ngishobora kuvuga. Nta nubwo nakabaye nkifite isura, nta nubwo nakabaye nkiseka, nta nubwo nakabaye nkisa neza nk'uko nsuka, cyambara ukaberwa ukamenya guhitamo umwenda mwiza. Urumva naje no gutera intambwe, umwuka anyoburije ko ngomba kumuhamagara tukababarirana, tukahana imbabazi. Njye sinjya mvuga ngo kubabarira umuntu ni ukubabarirana. Ariko muri ibi byose hagati aho wenda hari akantu ushaka gusubira inyuma nkavuga. Yigeze kumpamagarira abayobozi bo ku kagari taratandukana, aravuga ati ubwo byari mu gushaka bya bimenyetso bya divorce. Yababwiraga ko namunaniye, nkumva ntaca bugufi ndingarende. Arabahamagara ariko cyumweru mu gitondo ngiye gusenga, nari mfite n'inshingano zikomeye ku rusengero. Arabahamagara ati muze mukore follow up, umugore yarananiye. Mbona baraje ntabizi. Baraza ariko bandeba nabi koko. Mba nsohotse mu cyumba nambaye ngiye gusenga. Bati ubwo uragiye, batariko batabakristo ariko mwaranasaze. Ubwo se urajya gusenga iki warananiye umugabo? Urumva barambonaga bakabona ndimbesha. Umugabo wanjye ni gentleman, umugabo mwiza wiyubashye cyane. Nanjye nari niyubashye ariko kubera ko naregwaga babonaga ndi umusazi, tutajya gusenga si bibi. Uwo munsi rero umwuka wera w'Imana, icyo nkundira Imana, umwuka arambwira ati pfuka musaba no mugabo imbabazi, utitaye ku kintu cyose. Ubu nzi gusaba imbabazi z'ikintu ntakoze. Izo mbaraga ndazifite, narazihawe. Utarazihawe ambabarije, ariko njyewe narazihawe. Ni ubuntu nagiriwe, ni ubuntu n'ukuri. mba nkubise ibipfukamiro hasi aho ngaho. Ariko harimo umugore wamereye nabi, wambangamiye, w'umuyobozi. Ndangije ndapfukama ndababwira nti mw'abantu mwe muri abayobozi, mumfashe uno mugabo ambabarire ibyaha byose namukoreye. Ariko ubwo n'amarira n'ibimyira n'agahinda ntazi aho kava. Hari muri 2013. Ndababwira twinjiye muri 2013 dufite amahoro, turi umugore n'umugabo. Icyo ashinja cyose akimbwire nonaha, cyose ntitaye ku byo yaba yarankoreye. Nshobora kuba ari igihe wabimuteye uburyo bumwe cyangwa ubundi ntazi cyangwa nzi, ariko ndi umuntu nambabarire. Nkunda buriya Pastor Mutesi, nzanabimubwira, sindamuhamagara ariko nzamuhamagara. Yaravuze ngo urukundo rugendana n'imbabazi. Ngo niba uvuga ngo ufite urukundo, igipimo cy'urukundo ufite ujye uba ufitemo n'igipimo cy'imbabazi. Kuko burya ntushobora kuvuga ngo urakunda udafite imbabazi. Ni ibintu iyo ukunda urababarira. Rero iyo utababarira ntabwo uba ugikunda, urukundo ruba rwarangiye. Rero numvaga ari bumbabarire kubera ko igihango dufitanye, imyaka tumaranye, numvaga ari bumbabarire pe. Nkavuga nti buriya nanjye mfite ukuntu namukoshereje, wenda nubwo tutareba iby'ingutu, wenda mfite ukuntu namurebye nawe, wenda mfite ukuntu namusuzuguye, wenda mfite ukuntu ari ibintu nakoze bitamunyuze. Ndarira amarira menshi avuye mu ndiba y'umutima. Ndavuga hari Imana yangirira ubuntu, urugo rwanjye rukongera rukabaho, n'aba bayobozi bakamfasha. Ndarira abayobozi noneho turarirana.
nari mfite ka esharupe uwo mugore agafata umwe agafata uruhande rumwe n'agafata urundi turarira kandi yaje andeba n'abambwira n'abanshinja turarira koko turangije kurira na wa mugabo wundi gitifu yananiwe kuvuga bose basaraye ndangije bati nta kindi turenzaho wa mugabo we umugore imbabazi n'ubwa mbere tubonye mu banyarwanda umuntu usaba imbabazi gutya ku isi yose ni Yesu twumvise bikoreye ibyaha by'abantu atarigeze akora icyaha wese ubu ntabwo wamukoshereje noneho abantu bashaka bwa bugare bashaka bwa bushizi bw'isoni kwa kunanirana barabibura noneho nawe abura icyo avuga aravuga ngo nashyizeho iherezo we ngo yashyizeho iherezo ngo nta kintu kigisubira inyuma bahise bahaguruka ariko nashimye Imana bikomeye yuko yanyamureho n'icyo gisuzuguro nari mfite cy'abayobozi burya n'abantu bakomeye cyane iyo barimo kuvuga ko nyine udashobotse ari we wananiranye kandi uri umukirisitu noneho wigisha abandi bahise bahaguruka barambwira ngo jye icyo twashaka turakibonye kora ibyo ushoboye kora ibyo ugomba gukora icyo twashakaga turakibonye izo mbabazi zawe usabye niba utanazihawe uzazihorane bahise basohoka n'umujinya mwinshi baragenda icyo kintu nicyo cyambabaje mu buzima n'ubundi najyaga nzisaba wenda nkazihabwa cyangwa sinzihabwe ariko uwo munsi narababaye cyane nababajwe n'uko naruhiye ubusa iyo myaka yose gusa Imana yagiye inyomora ikomere ikambwira ngo ntiwaruhiye ubusa warabyaye ufite abana b'umugisha ntuvuge ngo waruhiye ubusa Imana igenda impumuriza umwuka w'Imana agenda asanga anyigisha kubabarira nyomora ubu ndi umugore ubabarira harya mumaze igihe kingana iki mutandukanye tumaze imyaka 7 nawe waramubabariye naramuhamagaye muri ghetto yanjye aho nabaga ndi mu igare nari mu igare cyangwa amaze kurivamo ngendera ku mbago aho naje kumenya ko atariwe naje kumenya ko umwanzi wanjye nawe ari Satani ari uba waje akaducanga yarangiza agaserebura yuko turimo kwicana no kwangana kandi ikindi buriya gutanga imbabazi ni wowe uba wishakira amahoro ni wowe uba wishakira umunezero ariko ubufasha n'uriya muntu nawe utagushoboye kubona izo mbaraga zo kugusaba imbabazi nawe uba umufashe mu buryo bw'Imana uba ukoze igikorwa cy'ivugabutumwa rikomeye kukiza umutima we ugakiza n'uwawe ugakiza n'abo bakomokaho bose naramuhamagaye muhimbazi ndamubwira ndakubabariye uzi urupfu nanyuzemo uzi ibintu byose nanyuzemo uzi aho twagendanye uzi ndagukunda uri se w'abana banjye ibintu byose yari Satani ntabwo yari wowe ntabwo yari jye ntitwirirwe tunashinjanya ntitwirirwe tunavuga ibintu byinshi ndakubabariye ibyo waba warampemukiyeho byose ibyo nzi n'ibyo ntazi nawe ngusabye imbabazi turababarirana mu magambo make nawe arabohoka arakubwira nawe arabohoka arambwira kurumva no muri iyo agisida yari akiboshye ntiyigeze ansura ntiyigeze angemura ntiyigeze akora ikintu cyose kandi nagonzwe mvuye mu rugo tukiri kumwe nubwo twari baramaze kudusomera nanone tusubira mu rugo tunanirwa gutandukana ibyacu byari filime buri wese yibaza uko agiye koko kuzingutwa akagenda yego noneho rero muri ibyo bikomere byose no kutansura no mu bitaro no kutangemurira nanjye umutima nkumva ugiye kunturikana abantu bati buriya niwe bari mu manza niwe wamugongesha imodoka nawe arifata aravuga ati se umuntu niba ari umwanzi ndamugemurira gute ayo magambo nawe yamugeragaho akamwica urumva byari ibintu bibi Satani ashaka kudushoramo by'inzangano zitazashira guhera ku rubyaro ku muryango kuba dukomokaho bose ariko namutsindishije ubwenge Imana yampaye naramuhamagaye duhana imbabazi aza no gushaka aza kuza kubimbwira ati ngiye gushaka undi muntu cyane ndamubwira ntiyaba byari hafi nari kubutaha
amaze no gushaka ntera intambwe nsaba audience njya mu rugo rwe njya kwakira umugore mushya meze nka sister meze nka nyirabukwe ntanga amahoro mu rugo rushya ndavuga nta bukeba nshaka nta nzangano nshaka tubane muri iyi samahoro ibyo abantu bajya bavuga ngo ubwo se wamubabarite nge nizo mbaraga kugira ngo umuntu azibone izo mbaraga niziva ku Mana Imana irahari ro buriya Yesu afite imbaraga ziriya mbaraga zo ku musaraba tujya turirimba ni nyinshi cyane izo mbaraga n'izimana yanyambitse zo kubabarira buriya harimo amahoro atabaho atemba nk'uruzi ndagira ngo mbwire abantu n'ubu batarababarira umuntu yagukoreye akantu gato hora umwikore ni wowe uvunika mu by'ukuri ni wowe uvunika abanyarwanda baravuga ngo umugayo uvuna uwugaya uwugawa yisinziriye yigaramiye urumva mwuka yarambwiraga ati tanga amahoro ngewe cyane ko nanyuze no mu rupfu rukomeye nkabona ko gupfa bishoboka nkabona ko ari akanya gato ari nko guhumbya no guhumbura nta kintu nkitindaho cyo muri iyi si ntanzi ngira kereka uzanyangira ubusa ntabwo byoroshye uwakabaye ari mu kibangi ubu ni sister wanjye ni sister wanjye ni inshuti yawe ni inshuti yanjye ni inshuti y'abana banjye umugabo wanjye tubanye amahoro nta kibi mubaraho ikindi kintu Imana yanshoboje hose ni ukurinda imitima y'abana banjye buriya hari ukuntu umugore n'umugabo bagira ibyo bapfa umwe agafata abana akabagira intwaro yo kurwanisha mugenzi we akamubwira so ni mubi so ibi n'ibi ntazi ko yicira abana mu gihe cy'ejo hazaza ntazi ko abica mu mutwe ntazi ko babaremamo uburakari bwa bundi buvuga ngo yareye puberi hahandi ejo nawe azagenda akabitura umugore we ugasanga byabaye iyo niyo karande in fact karande naho ituruka akabikura iwabo kuko ari byo yatojwe ari byo yabonye Imana yampaye kubungabunga abana banjye kandi twebwe abagore umwana wamukiza cyangwa ukamwica tewe n'ibyo umubwira buri munsi niwe mutindana niwe umwigisha kuvuga ni wowe ndabwira rero uriya ni so ibyo twapfuye mumbabarire mwe kubyivangamo ntabwo ari ibyanyu aho twahuriye ntimwari najya mbabibwira bakicara bagaseka muzambabarire cyane ko uriya mugabo twe twarashakanye ni family man kunda abana be icyo nicyo kintu nacyo namushimira cy'ingenzi urumva ntacyo nari kumushinja niba twarajya ibibazo hakabaho kutumvikana no kutabana bitume se kiba ikibazo cyo kumwangisha umuryango we n'abana be bitume se nta nubwo ari impamvu yo kugira ngo twangane niba satani yaraduteye natwe twitere ujya kuba tutakibana ntabwo bivuze kwangana abana mbaremamo ikintu cyo gukunda si ndababwira iso nta kintu mwigeze mubara cyane ko nta nzara yabicishije nta minerivare yanze kubarihirira yarabareze barakuze nari guherayo ibyanjye nawe birabareba ntabwo ni ukuri bibareba nubwo wenda hari ibyagiye bibafekitaho gato ariko nagombaga kubafasha urugendo rwo gukira ubu babanye neza nta mahoro ni inshuti zasengera ngo no kurusha uko turi inshuti ariko ni urugendo ni ubwenge buva ku Mana n'imbaraga ziva ku Mana wowe si izo mbaraga wazigize mumaze igihe kingana iki mutandukanye singiye kwirarira n'ubundi sinjyangira urwango sinjyangira inzika ariko urumva nari mfite ibikomere by'umubiri by'umutima byose ariko nubwo nari mfite ibikomere nari umukristo n'ubundi umuntu aba yaranyuze muri byinshi nabaye imfubyi ndi muto nanyuze mu buzima bukomeye ndi muto ibintu tuba twaranyuzemo bikomeye ni byinshi ariko Imana ikagenda itwomora muri ibyo byose urumva bisaba kwihangana bisaba gusenga bisaba imbaraga z'Imana sinkubeshye kuko nk'ubu hari umugore ugirana n'umugabo akabazo gato ugasanga neza asohotse yambaye kamambiri aragiye ibintu byayobye cyangwa asohotse adashokoje aragiye
njyewe izo mbaraga Imana yarazimpaye nako hakunda ugirana ibibazo n'umugabo mu rugo nibwo narushagaho kwambara neza uwo munsi nibwo narushagaho kwimakira nkagenda nsa neza izo mbaraga Imana yarazimpaye ku buryo nta wigeze nsomamo ikibazo na kimwe ahubwo abantu bose bajyaga bambaza ngo nutazi umugabo wanjye akambwira umugabo wawe icyatwereka umugabo wawe uzi ko wambara nka Queen Elizabeth hakuri mwiza haku umugabo wawe ariko batazi ibibazo umuntu arimo guhura nabyo ariko izo ni imbaraga z'Imana rero siri n'ubundi ni imbaraga z'Imana ariko hanyuma y'imyaka ibiri dutandukanye niho natangiye kugira imbaraga umwuka akambwira ati kuvuga ngo uri umukristo urajya mu ijuru iryo juru arijyamo gute ufitanye ikibazo n'umuntu mubabarire nanjye umutima ukavuga ngo namugize nte siko abantu benshi bakunda kuvuga kuki musaba imbabazi ntacyo nakoze hari izo yansabye none se hari icyo namutwaye se ubundi izo ni defense z'abantu ariko ikikubwira ko utanamubabariye ni uko hakomwa gato ukibuka ni uko hakomwa gato ukajya muri kamere ni uko hakomwa gato ukumva umujinya uraje ukumva urahora usa nk'uwikoreye ikintu kimeze nka toni ntabwo uba wababariye si ngombwa ngo ubabarire umuntu wagusabye imbabazi ese niba atarabona izo mbaraga niba atarazihabwa wowe ukaba uzifite kubera icyo utamubohora nawe ukibohora rero umwuka wera yakomeje ansanga anganiriza burya umwuka wera w'Imana araganiriza uriya Yesu yavuze ngo mwubasigiye nk'umufasha arahari ndi umugabo wo kubihamya yaranganirije hamwe kuvuga ngo uri umukristo urajya mu ijuru ejo bundi ko warapfuye wari ugiye ijuru se ryo nawe kuribona ahubwo njya mvuga ngo nicyo gituma Imana yanangaruye uzi urupfu nasabye ngaramye mu muhanda mvuga Mana nduhura mbibona ko nacitse amaguru ngaramye mu muhanda haka Imana yabonaga ko n'ubugingo nshobora kububura hako mu by'ukuri nambaye imbaraga z'umutima zituruka ku mwuka wera mu ijuru ndamuhamagara neza turicarana n'abatema bari aho ngaho burya nta bantu babarirana ari bonyine mushobora kubisubiramo kamere zikongera zikazamuka n'umwana w'imfura turababarana duhana imbabazi urumva ko nabonye n'izo mbaraga zo kujya no mu rugo rwe umugore we n'inshuti yanjye ntabwo ibyo bintu bijya byumvikana ko biteye ubwoba hari abantu bampamagara bakambaza bati ariko uri umuntu uri marayika se abantu bo hanze abaheye bose baba bambaza ntabwo tubyumva ibyo bintu uriho se cyangwa ni ka gakino muba mudukina umwe ati ngewe nzava no muri Amerika nze kureba hari n'abazi director akaza hano akaza kureba ko ari byo atari umukino twakinaga cyangwa filime ariko imbaraga z'Imana zirahari nta kintu gitanga amahoro nko kubabarira cyane cyane ubutsinzi cyane buri bwihishe mu kubabarira umuntu utagusabye imbabazi ni ubutwari bukomeye erega burya no mu ijuru baravivura ntugire ngo none se gusaba imbabazi ikintu utakoze mama kwi ntabwo nyine ari sinzi kuki numva ari ukwishyiraho ibyaha by'undi gusaba imbabazi z'ibintu utakoze njyewe urumva ko natanze imbabazi kutazi insabye icyo ni icya mbere kandi akagomba kuba ari we akazigusabye ariko nanjye natekereje ko nanjye ndi umuntu ushobora kuba naramukoshereje igihe ushaka ngo baze kugusaba imbabazi ni igihe uba wigize mwere ukicara ku ntebe y'imbabazi ukigira marayika kandi uri umuntu mu by'ukuri nawe warakosheje witekerejeho neza ushubije ubwenge ku gihe nubwo wenda utakosheje bingana n'ibya wundi ariko icyaha gito kingana n'ikinini nawe ufite ibyo wakosheje wenda warebye nabi wenda wavuze nabi wenda washubije nabi wenda watashye ukererewe umunsi umwe usanga byamubabaje nawe ntiyagira imbaraga z'umutima zo kubikubwira iyo rero umaze kumenya ko nawe utari umwere nawe utari shyashya nawe utari marayika bigutera kubabarira umuntu utagusabye imbabazi icyo kintu nicyo kuko wamugane ntabwo umuntu mukuru niko njya ntekereza byishyira mu mutima no mu buzima bwanjye bwa buri munsi kavuga ngo umuntu mukuru ntabwo ashaka kwifata ngo arakare yego nyine nta cyamurakaje
byibaze ntabwo byaza uko byagenda kose haba hari impamvu yego yatumye icyo kintu ni nayo mpamvu sometimes ushobora no gusaba imbabazi ku bintu utakoze kugira ngo uhoshe uburakari bwa wa mugenzi wawe noneho muzabisubiremo atari muri kamere kuko mu burakari nta kintu mwakemura nta n'icyo mwageraho mu mibanire ya buri munsi utwo tuntu rero abantu bagiye batumenya twese ukatumenya mugabo ngewe mugore nkatumenya twabana neza umugore akaganduka nk'uko Bibiliya bimusaba n'umugabo agakunda nk'uko Bibiliya bimusaba urugo rukaba amahoro umuryango ukaba amahoro abana bagatekana igihugu kikaba amahoro isi ikaba amahoro dupfa ubusa iki kintu kirakomeye ku bantu bubatse abagifite amahirwe bavuga no kuba mugifite abo mubana abana n'umugabo cyangwa abana n'umugore yewe n'abitegura kurushinga icyo ni ikintu gikomeye nk'ibyo ngibyo nari ndimo mvuga ngo ntabwo njye nemera gusaba imbabazi ibyo ntakoze birashoboka ko wamugana n'injye wamuteye gukora icyo kintu uzajya gusaba imbabazi you never know ntabwo yo kwicara ari ukigira marayika kumva yuko uyu muntu yankoshereje ko byavuye byatewe n'iki byaturutse kuki hari utuntu njya nenga abagore kubera ibikomere byinshi tugira nitwe dutwita nitwe tubyara nitwe turera nitwe ba manejya b'urugo nitwe tubazwa isogisi nitwe yego noneho iyo umugabo amubwiye nabi gato na bya bindi byose ntabwo ntitubanza ngo twicare dutekereze niki gitumye ambwira nabi ahubwo uterura bya bintu byose wiriwemo ukabivanga na rya jambo akubwiye ukumva ni umugome kandi ukabyanzura ariko tugiye dusubiza ubwenge ku gihe ugatekereza ariko buriya yambwira iki nabi ko atari ko byari bisanzwe reka ne kumusubiza reka nce bugufi ibize nawe yemifu reka nze kumubaza neza twitonze uburakari bwagabanyutse menye n'impamvu ariko nutagira ubwo bwenge bwo kubifatira hafi akazamuka nawe ukazamuka bitewe na bya bindi byose twa tuntu twose tw'abagore ni inshingano zacu nyine Imana yabiduhaye izi ko tubishoboye rero ntabwo byaba impamvu yo kuriyakitinga ku kintu umuntu akubwira utabanje gutekereza kandi rero ujya ureba Bibiliya iteka iyo ijya kubwira abagore iyo ijya kuvuga ku muryango ibanza kubwira abagore mugandukira abagabo banyu bagore mwubaha abagabo banyu ni ukubera iki mbaza ngo ni ukubera iki ni uko Imana izi ko yaturemanye umutima woroshye umutima uca bugufi umutima umenetse umutima uharira umutima wihangana bitewe n'ibyo yari izi tuzahura nabyo bikomeye biruta n'ibyo abagabo bahura nabyo hari umugabo utwita hari ikintu kigoye nko gutwita biragoye cyane kubyara igise cyonyine gishobora kukurya ugasezera ubuzima ibyo abagabo ntabwo babinyuramo kurera umwana akava aho ari uruhinja agakura akangana nk'uko ungana ni akazi gakomeye n'ibindi byose muri rusange n'ubuzima bwa buri munsi ntabwo ibyo abagabo babinyuramo rero yaduhaye umutima woroshye kugira ngo tuzace muri bya bindi byose twihangane tubabarire duharire duce bugufi aho biri ngombwa n'aho bitari ngombwa atari ubukoroni ahubwo kubera ko ariko Imana yaturemye abagore rero nitwe dufite rero rikomeye abakigira ubuntu bwo kuba mu ngo ubu nibo turimo kubwira biradusaba kwihangana biragusaba niba umuntu ahubutse nawe guhubuka niba umuntu azamutse we guhita uzamuka abagabo burya bagira na cya kintu Imana yabahaye tudashobora guhindura cyuko ari imitwe y'urugo head of the family ni abatware ni umutwe w'urugo nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero yabageranyije na Kristo nibo yabanje kurema ibyo si ubukorone bw'Imana niko yabiremye niwe muyobozi nibyo bagomba kudukunda kugira ngo tububahe ariko nyine twese twahaye inshingano ariko abagore dufite
dufite rero ikomeye yo kuba manager tukamaneginga urugo neza. sinzi abari bubirebe bataza kuntera amabuye. Icyo kintu iyo tukivuze witeka abagore baravuga ngo we ngo ibyo ni ubukorone, uzi Imana yarakoroneje kandi ko twese dukunda, ahubwo yabiduhaye kubera ko idukunda, yabiduhaye kubera ko yaduhaye n'uwo mutima, uwo mutima w'imbabazi, uwo mutima wo kubyara, uwo mutima wo konsa, uwo mutima wo kurera, uwo mutima wo kwakira ibintu byose by'urugo n'umuryango. Uwo mutima, izo ni inshingano yaduhaye zanatubaza. Rero ntabwo twakundana abagabo cyane. Ni ngombwa ko buri ruhande rwirebaho. Yego. Umaze kubabarira mama kwi, wumva arabonye amahoro arenze wigeze kubona ikindi gihe? Umva sinzi ukuntu nabikubwira, sinzi n'ukuntu nabisobanura, kuko hari ibintu usobanura utari bubishyire kuri plateau ngo abantu babirebe ukabura ukuntu bisobanura. Nabonye amahoro ya yandi Bibiliya ivuga atemba nk'uruzi. Nabonye amahoro kuri wa mugabo, nabonye amahoro kuri wa mugore, nabonye amahoro ku bana banjye, nabonye amahoro kuba duturanye, mfite amahoro. Mfite amahoro, aryama nkasinzira nkizigura nta musekirite mfite. Mfite amahoro atagira urwikekwe. Mfite amahoro adafite umutima uncira urubanza. Mfite amahoro atagira umutima umbyinamo. Mfite amahoro adafite ideni ku muntu uwo ari we wese. Gutanga imbabazi, kubabarira ni ibintu bya mbere ntarabona. Kandi ikintu nashimiye Imana ijya kumpagurutsa imaze kumbohora kugira ngo mvuge bino bintu, si uko Imana yashaka ko nimena inda, si uko Imana yashaka ko mvuga ibyanjye, njyewe ndavuga njyewe nkanjye. Imana yashaka ko ntabara abantu bari bababaye. Imana yashaka ko ntabara abantu bari bananiwe. Sinabyumvaga mbere, ariko maze gutanga buno buhamya bwanjye, abantu bagize urugendo rwo kubohoka, abantu bagize urugendo rwo kubabarira, gutanga imbabazi. Nageze igihe cyo kutarya no kunywa, abantu bampamagara bambwira umuntu arababarira, umuntu ababarira gutya, umuntu uko yangiriye gutya, undi akambwira ati njyewe singiye kukubaza, uranyigishije, uri icyigisho cyanjye. Nababariye ibintu byari byarananiye imyaka myinshi, nikoreye umuntu, nababariye nta n'ikintu nkubaza, ibyawe birampagije. Niba ushobora kubabarira kugera kuri urwo rwego, njyewe twanjye n'utoto, ugahita asanga ibyawe ubwo nta kintu cyari kirimo. Hari uwambwiraga ati nari ngiye kwiyahura, ati rwose nari nabiteguye, nakijijwe n'ubuhamya bwawe. Ati ati ubuzima uzi ko bukomeza. Ati ubuzima ati umva nashimye Imana, nahoraga ndira mvuga Mana warakoze, kubera ko wangize igitambo cy'abantu benshi. Ibi ngibi nibyo natangiye nkubwira. Ibi tunyuramo bidusunikira mu muhamagaro, kuko iyo uri mu mahoro ntumenya abababaye. Isi irababaye, abana barababaye, abagore barababaye, abagabo barababaye, ingeri zose zirababaye. Iyi si irimo agahinda, abantu ntabwo bafite ababatega amatwi. Byonyine ngo ujye ubona ikiganiro atari ya pirate, nawe akabaye bumva abantu barambiwe ibibazo, basi bajya batanga n'iza pirate akazitanga. Akuze kubura umuntu ukubwira komera. None se wagira ngo umuntu ajya kwiyahura asetse? Abayabuze uwabwira, abayabuze uwo yizeye, abayabuze uwamubikira ibanga, abayabuze uwahishamibye, abayabuze uwaruhukiramo. Buriya nkunda abagore, nkunda Pastor Mutesi. Uwo mutima arabugira wo kwakira abantu, mugari w'imbabazi, n'ariya magambo ye y'ubwenge. Nzabimubwira cyangwa iki kiganiro azakibona. Imana imuhe umugisha, sinzi amakamba azambara mu ijuru ukuntu angana. Undi mugore nkunda uramuzi,
ni Gahongayire. Gahongayire nawe ni umugore wanyuze mu bibazo ariko yirwanaho, akira ibikomere atangira gufasha abandi. Nawe bamuruhukiraho nabonye ari benshi. Nawe ndagukunda. Ntabwo ujya ubona muri comment ukuntu abantu bakubwira ngo dukunda ukuntu, ngo utega amatwi, dukunda ukuntu wumva abantu bamwe barira, nawe uwo mutima urawufite pe. Gusa uzi ikintu kijya kimbabazaho, yiba twakiraga abantu kuza kuvuga ibibazo kuri kamera dufite uwo mutima tudashaka views gusa, noneho na nyuma yo kuva kuri kamera ukamenya ubuzima bwa wa muntu. Hari uzarira yaburaye, hari uzarira kubera ibikomere, hari uzarira kubera intambara arimo. Aba bantu bose ntago ari ukubumva gusa, ahubwo bakwiriye follow up. Baradukeneye. Yiba twese twahindukaga batega amatwi w'abantu ariko bafite ya mpano ya passion y'imbabazi. Naho ubundi isi irarushye. Kandi ubundi ikintu nabonye, ijambo ry'Imana riravuga ngo Kristo yaje ari umucyo, abantu bahitamo umwijima. Ikindi yaje kubohora imbohe, yaje guhumura impumyi, yaje kuruhura abarushye, yaje gukura abantu bari mu gicucu cy'urupfu mu rupfu kugira ngo Imana ibashyire mu bugingo. Rero Kristo ni ubohora by'ukuri totally. Umuntu yatamenye Imana, umuntu yatamenye umusaraba wa Kristo ntabwo ashobora kubohoka neza. Nanjye iyo ntaza kugira ubwo buntu mba ndi igisenzegeri pe. Nubwo no kubona nizo mbaraga. Ubu se nari kuba mbasha kuvuga. Nubwo kubasha kuvuga nyine ibyawe nkaho atari ibyawe. Uzi ko mvuga story yanjye nkaho atari yanjye. Kugira ngo niyo undi muntu. Kugira ngo niyo undi muntu nseka nta buryarya nta mbereka. Kristo yarambohoye. Rero dukeneye abo bantu Kristo yabohoye kugira ngo dufashe abandi kubohoka. Urwo rugendo rwo kubohoka ni urugendo. Ibikomerero ushobora Imana ikweretse mu mutima w'umuntu, ushobora kubona harimo imyenge gusa. Imyenge gusa. Ya myengere yo kugira ngo izabone ikintu kivura, igeze igihe kiri, igeze igihe yomorwa. Ni urugendo rurerure. Abantu bakeneye abo baruhukiramo. Ntabwo mu by'ukuri nibyo abantu bakeneye abantu baruhukiramo. Abantu bararushye, iyo byibuze hari umuntu ubashije gutera intambwe akagira ikintu abasha kuvuga cyerekeranye n'ubuhamya bwe. Yego. Ubu muryango mugari w'abantu baba bakurikira, baba bagira gute, bari kugira ngo kuko ngiye ntabwo abantu bose nabatega amatwi njyenyine. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Nta nubwo mfite icyo kubamarira njyenyine. Ariko twese dufatanyije ndabizi yuko tuzakora ibintu bitangaje kandi ibintu bikazahinduka cyane. Tuzapanga n'ibindi bintu byinshi byiza. Mama kwiba. Rero ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi reka duse nk'abagisoreza aha ngaha. Ahubwo mbasabe muzampa undi munsi noneho dukore ikindi gice. Ni ukuri tuvuge ku yindi ngingo. Yego. Nawe turi buze kumvikana. Nanone biraza guterwa n'abadukurikiye kuko nibo baduha motivation, nibongera kunkaribisha rwose hamwe nawe. Murabe mwumva ntimuntenguye. Umva niba nkaribisha rwose ndahari. Urumva ko niwo muhamagaro mfite, kandi usibye n'ibyo bazambona no kwisanamitima wenda muraza kwipininga. Ikindi umwuka yantegetse no gutanga nimero yanjye. Njya ntanga nimero yanjye nta pretendinga, nta kindi ngamije, nta nyungu mbifitemo kugira ngo nakire abantu. Abandi bantu barushye. Nitaba buri muntu wese, yaba umwana umpamagaye, yaba umukuru, yaba umukene, yaba iki, buri muntu wese ndamwitaba. Iyo umpamagaye ukambura umwanya umwe undi urambona. Rwose ni wanjye ni karibu. Ntihazagira umuntu ubabara, ntihazagira umuntu ubura uwaruhukiraho, ntihazagira umuntu ubura uwabwira. Neza naho ubwaho hararuhuye. Ndi n'umubyeyi. Ndi umukristo. Rero aho kugira ngo umuntu yigunge, njye nakubera n'umubyeyi. Ntihazagira umuntu ugira icyo yifasha ngo yabuze umuntu abwira. Urahari, ndahari, n'ababandi bose nahoze mentioning. N'abandi.
nimero yawe nduze kwishyiraho hariya hejuru ego mwabyumvise mama Queen ni umubyeyi kandi ufite amagambo meza kwakira neza kuri telefone nanjye tuvugana kuri telefone byabaye byiza bitatubera nkaho tumaze igihe kinini cyane tuziranye bajya banambwira ngo n'ijwi ryanjye ngo rirakize sinzi uko rikize riratuje ririmo umubyeyi ayo reka urumva ni ya mana nyine wamuhamagara n'ijwi Imana ifite ukuntu iba yarariremye kugira ngo abazaryumva bazakire makwereka ngushimire cyane rero cyane ndagushimiye nawe cyane ku mwanya waduhaye wakoze ku butumwa tuduhaye uko byagenda kose haba hari muri bukire byanze bikunze uwo rero umwe cyangwa batanu cyangwa ijana cyangwa igihumbi cyangwa ibihumbi byinshi niba Imana iba yateguye wakoze cyane Imana umugisha mwamyumvise yuko tugomba kumusaba neza ku buryo azongera akaduha ikindi kiganiro muri comment hanyuma kandi muze kwibuka kujya ku Isanamitima TV ni channel ya Mama Queen mama w'umunyabwenge w'umuhanga ushobora kwigira ibintu byinshi bikageraho bigukura bikagira naho bikugeza amen mwakoze cyane rero namwe Imana umugisha ndibuze kuza kwipininga hasi ku buryo ushobora guhita uyibona mu buryo bworoshye Imana bamugisha ngira ngo reka ntange nimero mbere yuko tusoza 88 41 76 ngira ngo muraza no kwipininga ndandika n'ahandi hejuru mbese niyo uri buze kuza kubona ku kiganiro hose ndagushimiye Imana igumugisha kandi ndagukunda nanjye pe nakoze namwe kubana natwe Imana ikomeze ibagirire neza abarushye abaremerewe muhumure ntabwo ariko bihora ubuzima burakomeza bigero nguru bye